Yesu wo wateye umugongo amahoro n'umutekano ni Yesu bitanga urumve Rwanda ukuri umenye igihe wagenderewe Rwanda we dore umwaka w'imbabazi uragushiranye iyo uzakumenya umuhamagaro Uwiteka yagushyizeho ugakura ibishimwa mu bigawa ukagirwa akanwa k'Uwiteka ugakura ibishimwa mu bigawa ukagirwa akanwa k'Uwiteka Uwiteka yakuvuzeho uzajyana ububyutse ubw'isi uzabwiriza amahanga yitegure kuko Yesu agiye kuza kandi itorero rigomba gukanguka ubwiza bwaryo bukaruta ubwa mbere urumva se Rwanda uhagaza gushakwa kuko itorero rigomba gukangurwa n'ijwi ryawe Rwanda urumve Rwanda Rwanda we ukuri umenye igihe wagenderewe Rwanda we dore umwaka w'imbabazi uragushira haleluya ndabasuhuje mwese mbabarire mwese ndabaramukije haleluya abanyarwanda n'abarundi haleluya abanyarwanda n'ababwiyambuye twese amahoro ya Kristo abe muri twe yagwiriwe reka amahoro ya Kristo tududubizemo muri iki gihe kiruhije niyo dukeneye gusa nyamuneka no kuri umuntu wese udafite amahoro ya Yesu muri we niwe witwa ingorwa muri isi uko yaba ameze kose niwe witwa ingorwa udafite Kristo muri we niwe urimo kwitwa ingorwa cyane muri ibi bihe aho umwanzi satani arimo kongera imyuka ya stress na depression y'amazina babihaye kuko nawe aragendana n'ibihe satani nawe aragendana n'ibihe bene data bakundwa niyo mpamvu ubu nta kundi oya noneho isi iragoswe noneho abatuye isi baragoswe noneho za isi zose banyuragamo bahimbaga bagendaga babeshya utuntu no byose byafunze Yesu niwe uhari gusa haleluya Yesu niwe uhari gusa dore igihe mwahereyemo mu kerensi ubu niwe noneho ugiye kwivuga ku mugaragaro yivuge ko ari we ushoboye ko ari we waremye ijuru n'isi ko ari we wapfiriye umwana w'umuntu ko ari we wamenye amaraso ye kugira ngo wowe nanjye tumere neza ko ari we udusobanurira neza umugambi adufiteho ko ari we uzi impamvu umuntu aza mu isi hari niyo mpamvu buri wese agomba kwibaza ngo kuki ndiho muri aka kanya ese mbere yuko nibaza ko ndiho kuki naje mu isi waje mu isi kuyikoramo iki mu by'ukuri ngaho usubiza inyuma nawe wibaze nta kabazo iyi si uyirimo uyikoramo iki kugira ngo nawe wivalorize wumve ko niba ufite umumaro cyangwa niba nta mumaro ufite uri muri iyi si ukora iki urakora iki amatiku gusa ubwicanyi gusa ibinyoma gusa uburyarya gusa inzangano gusa guteranya gusa ubujura gusa nibyo bikubesheje muri iyi si ngaho buri wese wumva aya magambo nawe ihe amanota ibaze isubiremo isubiremo wibaze ngo kubera iki
giye kanaka wivuge mu izina, ndi muri iyi si, ndi mu Buholandi muri aka kanya, ndi mu Bufaransa muri aka kanya, ndi mu Rwanda muri aka kanya, ndi Burundi muri aka kanya, ndi Canada muri aka kanya, ndi muri Amerika muri aka kanya. Amakontinent yose yo mu isi arimo abanyarwanda n'abarundi. Nuzumva uru rurimi aho uzarwumvira hose, uzumve ngo iki kibazo ndakikubaza, kugira ngo nibura use nkaho wakwisobanukirwaho gatoya. Niki umaze? Niki umaze muri isi? Rebe ejo hawe hashize, urebe aho ugeze ubu ngubu, maze urebe niba wamenya mu by'ukuri ahantu urimo kujya. Niho igisubizo kiri. Ndavugana nawe, genza aho navuye, nzi aho ngeze ubu, nzi naho njya. Ndavugana nawe, nzi aho navuye, ndahazi, nzi aho ngeze, nzi naho njya. Amazi atararenga inkombe wiburigwe, ko waburi uminagira, ese aho ntiwijuse ukwibagirwa, ko amahoro n'ubumuga bitangwa na Yesu wateye umugongo. Amahoro n'umutekano ni Yesu bitanga. Urumve Rwanda, Rwanda we, Rwanda we, dore umwaka w'imbabazi uragushiranye, iyo uzakumenya amagaro Uwiteka yagushyizeho, ugakura ibishimwa mu bigawa, ukagirwa akanwa k'Uwiteka, ugakura ibishimwa mu bigawa, ukagirwa akanwa k'Uwiteka. Uwiteka yakuvuzeho uzajyana ububyutse ubw'isi, uzabwiriza amahanga yitegure, kuko Yesu agiye kuza kandi itorero rigomba gukanguka, ubwiza bwaryo bukaruta ubwa mbere. Haleluya. Rwanda uhagaze ushaka, kuko itorero rigomba gukangurwa n'ijwi ryawe Rwanda. Urumve Rwanda, Rwanda we, n'ukuri umenye igihe wagenderewe, Rwanda we, dore umwaka w'imbabazi uragushiranye, iyo uzakumenya umuhamagaro Uwiteka yagushyizeho. Bene data bakundwa, nta yandi mahitamo, nta yandi, nta bindi byo gutekereza. Ndumva muri aka kanya buri wese yitekerejeho, kwavuga uti ntabwo nari nzi ko Imana yanzaniye mu isi kwica kumena amaraso. Ubu Imana yanzaniye mu isi kuba igipinga gusa, gipinga iby'Imana gusa, kiraho cyabaye gicamuke. Ubu koko navukiye kuroga. Koko ikivugo cyanjye muri iyi si nuvuga ngo nzayivamo mfite ikivugo cyuko nari umurozi. Koko ubu ikivugo cyawe uzavana muri iyi si nuko wari umusambanyi wo mu rwego rwo hejuru. Ikivugo cyawe uzavana muri iyi si nuko wari umujura kabuhariwe di. Ubu uzavana mu isi ikivugo cyuko ngo wari uwa mbere mu kubeshya ukesikoroka. Ariko buri wese ubu ntabwo yisubiyemo. Bakundwa, nta yandi mahitamo, ntayo dufite, ntayo ufite wowe, ntayo ufite. N'ibintu byo kwiha utunyabugabo ntatwo byarangiye. Mwagotewe hagati. Niyo mpamvu hari akayira mwasigiwe. Haleluya. Hari abantu basigiwe akayira, hari abantu basigiye akaryango gusa. Ako karyango niko nje kugira ngo munyuremo,
ako karyango niko ndaje kugira ngo nkabereke mukanyuremo. Akaryango mwasigiwe, akaryango mwagasigiwe, akaryango mwagasigiwe. Inguge mwarayihawe, bamwe bayinjiyemo abandi baba busy. Hasigaye akantu k'akaryango gato gusa, gato ko kunyuramo kugira ngo afunge. Ntabwo yahora afungurira abantu bitagize icyo bibwiye. Akaryango gato niko nkubwira gasigaye. Ariyo message y'uyu munsi, ubutumwa bw'abashaka guhunga. Ubutumwa bw'abagomba guhunga, bahunga mu Rwanda, bava mu Rwanda bahungira handi. Hari abavuganye n'Imana, hari n'abatari bavugana n'Imana, hari n'abari buvugane n'Imana barimo kumva iyi message. Ubutumwa bw'abagomba guhunga bakava muri icyo gihugu, bakava muri kiriya gihugu. Yes, muramenye ntimuhungire ubwayi mu kigunda. Guhunga uzi neza kuko Imana yakwemereye guhunga, yaguciriye inzira. Yewe guhunga biremewe kuri uwo nguwo ufite impamvu. Guhunga biremewe. Na Hagayi yahunze Sara, na Bimeleki na Naomi bahunga inzara. Sara yahunze nyirabuja, Hagari yahunze nyirabuja, Mose yahunze amaze kwica umuntu, ava muri Egiputa ahungira Midiyani. Yesu baramuhungishije ari umwana, bahungisha ubuzima bwe. Herode ngo ashaka kumwica. Yes, guhunga biremewe. Dawidi yarahunze, ahunga Sawuli, ahunga n'umuhungu wa Abusalomu. Murabyumva neza? Abayuda bahungiraga, ba Dawidi bahungiraga no mu gihugu. Guhunga ukava nk'ahangaho ugahungira hirya hariya handi mu yindi province. Hari guhunga ukava mu gihugu cyawe, hari no guhunga ugahungira mu gihugu cyawe ndani, ukava muri province imwe ukajya mu yindi, ukava muri commune imwe ukajya mu yindi. Ariko u Rwanda rwo ababibwiwe bagomba kuruvamo, bagomba kuruvamo. Ntabwo ari urwo kubabwamo nabi Imana itabwiye ngo baruwemo. Kuko hari abo remote igomba gupima, bagomba kunogonora. Imana igomba kurangirizaho umujinya wayo. Birakomeye gusumirwa n'amaboko yayo. Abo ngabo bagomba gusumirwa nawe, abo ngabo umujinya w'Imana ugiye kumanukiraho abo. Hari n'abandi rero bagomba kujyana na ababogeza, ababashima, ababakundwakaza, ababataka, ababatakasa, ababagira gute. Abo ngabo bagomba kujyana. Abo ubuhunzi, guhunga. Hari Imana yavuganye nabo, irababwira iti umunsi iki gihugu kizashya muzaba mutakikirimo, muzagaruka nyuma cyararangije gushya. Uwo mvugana nawe arahari cyangwa sinzi uko ameze? Hari abantu ndimo kuvugana nabo wavuganye n'Imana kugira ngo kuko amabomba azamanuka utari muri icyo gihugu. Wavuganye n'Imana ko izahakurindira, ariko imirindire y'Imana muri kiriya gihugu mu bihe byasatiriye igiye gutwika, ngo izarindira abantu mu busa. Imana ikubwiye ngo izarindira abantu mu busa, muntwe. Imana ikubwiye ngo izarindira abantu mu busa, ni mu busa nyine. Ikimana yita ubusa ni ubusa nyine. Izaguhisha mu busa. Ntabwo izapfa kuguhisha gusa, hari condition. Ikibazo gihari nuko mutarimo gusobanukirwa ko ivubira imvura ababi n'abeza. Ikibazo mutazi gutandukanya nuko iyo haje ibihano bifite umujinya ungana n'ugiye kumanuka uva mu ijuru, bifite umujinya uruta uw'igihe cya Sodoma na Gomora, bifite umujinya uruta igihe cy'umwuzure, bifite umujinya uruta igihe cyose, umujinya uruta uw'inzu ya Yerobowamu igihe Imana yavugaga ngo irayiheshe. Yarayiheshe koko.
uburakari bwotsa bwaka umuriro nibwo bugiye kumanukira u Rwanda n'u Burundi. Uburakari umva, uburakari bwotsa uburakari bwaka umuriro butagira ikibuhoza, butagira utabara, keretse Imana imaze gushira umujinya. Mbahanikire se, uwo mujinya upimwa ute? Uwo mujinya urapimwa gute? Uwo mujinya ushira ryari? Uwo mujinya umarwa n'iki? Nazamutse cyane. Umujinya w'Imana umarwa n'iki? Wagombaga kumarwa n'iki? Ntabwo nakibabwiye se, ntabwo twabivuze se, ntibababwiye abahanuzi se, ntibababwiye icyari gukorwa se. Niki kimara Imana uburakari? Niki gihosha umujinya w'Uwiteka? Niki se? Igihosha umujinya w'Uwiteka, igishobora guhosha umujinya w'Uwiteka kuri wowe, ku bantu bawe, ku gihugu cyawe, n'amaraso y'umwana we. Byumvereza amaraso y'umwana we w'ikinege Yesu Kristo niyo ahosha umujinya wa data wa twese. Wari wacyumva icyo? Niba ari ubwa mbere ubyumvise, tega amatwi. Uyu mujinya kirimbuzi ugiye kumanukira mu Rwanda n'agasuzuguro, basuzuguye Imana, basuzugura umwana wayo, Mwuka Wera baramusohora bamukura mu gihugu, ntago bamushaka, barashaka imbunda nizo ngo bishingikirijeho, maze abanyamadini babakomera amashyi. Murahunwa rero, murawusangira, niko bimeze. Ntago mwigeze mumenya igihe mwagenderewemo, ariko mwagombye kuba mwarakimenye kuko mwarabwiwe birenze ibihagije. FPR warabwiwe cyane, mwabanyamadini mwe mwarabwiwe cyane. Nica amatwi muzi ngo ko bizahora bizagenda nk'uko mwebwe mubishaka. Mwibagirwa ko umuhamagaro wotsa, umuhamagaro wica, umuhamagaro umugaza, umuhamagaro ukugenzura, ukakugenza, ukakuzunguza, ukagucungusa, ukakugosora, ukakumaramo inkumbi, ukaguterera hariya. Harijuse muribagirwa. Ariko se mwijuse niki? Ko mwinjiye mu gihugu mu ntambara, mumera amaraso, na nubu bikaba bikigeretse. Mwigize hari muryama mugarasinzira se ahubwo ntago amaraso ashobora gutuma usinzira. Abahunga rero, ab'Imana yavuganye nabo, inkoko niyo ngoma. Ab'Imana yavuganye nabo nibo ndimo kuvuga. Imana ibacira inzira kugira ngo musoke. Ntabwo bari bumenya aho munyuze. Reka nawe uri bumenya aho unyuze, kuko nawe uwo ngo akakurebye akakugenje, nawe arashaka guhunga. N'abicanyi nabo barashaka guhunga. Abicanyi nabo barashaka guhunga. Ati wari ubizi nabyo ibyo? Nabo ngo bakunda ubuzima, nabo ngo bahungisha abana ngo n'abagore nyabo kandi barisha abandi di. Wari ubizi ibyo nabyo? Abicanyi nabo imiryango yabo barimo barayihungisha umusubizo. Barayihungisha iki se? Barayihungisha iki? Ko n'abapfumu babo kubabeshya byabarenze. Abapfumu babo barimo barababwiza ukuri. Nawe urabizi wowe ibyo baherutse kukubwira. Ukuri kwambaye ukuri barababwiza ukuri, barababwira bati ntansinzi. Ntansinzi igihe niyo nguha rero, genda yiguha. Ndaguha insinzi iyo kugira ngo ikunyuze muri ibi bintu, usohoke, ugire isezerano ryo kurindirwa muri icyo gihugu, kuko uri umwana w'ubugingo. Ariko ntabwo ndimo kuvugana n'umwana wo kurimbuka. Haracyariho andi mahirwe, hindukira cunguza umwete, ugama muri Yesu utanyagirwa. Imbere aha haratambuka uwejejwe. Rwanda we, nukuri umenye igihe wagenderewe. Rwanda we, dore umwaka w'imbabazi
bene data bakundwa, nimutega amatwi mwumve. Mutega amatwi mwumve. Umva. Imyaka 20 irenga umunsi ku wundi. Mwihane kubera ko niya murabizi neza. Namwe murabizi. Kuko icyo gihe ntabwo mwari mwarigeze mutekereza ko muzahananuka mukagera kuzimu. Ntabwo ibyo mwabibaze. Ntabwo mwigeze muplanifya. Ntabwo mwigeze mupanga mu bwenge bwanyu buke. Ntabwo mwigeze mumenya. Ntabwo mwigeze mumenya ko iyo wishize hejuru Imana iguhanantura. Keretse iyo ariyo yonyine ikwishyiriye hejuru, ariko yarakwikuriye hasi mwivu. Mwebwe rero mwishizeyo niyo mpamvu kuvanwayo bigiye gukoreshwa ingufu umva z'umurengera. Reka mbabwire, ibi byarahanuwe, ni ibyahanuwe birimo gusohora ko amahanga yose azabahindukirana n'imijugujugu. Mugiye ko muzabareba mukabayoberwa, abo mwiratanaga bose mukayoberwa ikibabayeho. Niko bigenda. Satani nuko ahemba aguhesha ukuboko kw'ibumoso afite inyundo mu kw'iburyo, aguhesha ukuboko kw'iburyo afite inyundo mu kw'ibumoso, kugira ngo ubirye aguhonda. Nuko nguwo mwumviye mwakurikiye. Abagizwe imfungwa murafunguwe nimusohoke mu izina rya Yesu Kristo. Wowe waragucira inzira nayica, humura nta uri bukubone. No, urabonwa nande se? N'abari marububa ntashaka kumubona. Mugiye gushakaho muhungira muhabure, mugiye gushakaho mwisha muhabure, mugiye gushaka bamwe bashaka n'urupfu barubure, kuko ni ibigwari nshaka kuvuga. Bamwe ntabwo bashobora no kwirasa nk'abasirikare bafashwe, ntabwo bashobora kwirasa kubera ngo bakunda kubaho. Wisha abantu urabagerereye, ariko wowe uranga kwirasa. Kuki wanga kwirasa se? Ko biraruta. Kuko cyambere wanze kwihana, wanga no kwirasa se. Uragira ngo bigende bite? Akaryango kabasigare. Wowe uteze amatwi, wowe niba wumva ari cyo umwuka w'Imana gukomangaho ku mutima, wowe niba wumva iyi message wenda ari yawe, ariyo yanyuma kugira ngo uhunge, ndakubwiza ukuri, hari abo ndimo kuvugana nabo. Niyo mpamvu Imana yayizanye iyi message, kugira ngo ibwirwe wowe washidikanyaga. Imana yarakubwiye, ariko urimo uravuga ngo ubusa rwose ngo ntabwo yandindira hano, ngo na hano yahandindira. Ariko ntabwo yari naniwe kukubwira ko izakurindira, ariko yarakubwiye ngo uzagenda. Wumvise? Nawe uramenye, niba yarakubwiye ko izakurindira kubera ubwoba bwinshi ugashaka kugenda, n'akazi kawe. Ni ibintu bibiri mugomba kumenya. Ni iki Imana yakubwiye? Uri hehe? Uriye ngo wakire Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe. Niko kakaryango ugomba kunyuramo kugira ngo nawe ubonere sepasi, ubone ikibari. Yewe uri hehe ngo wakire umwami Yesu mu bugingo bwawe? Kuko imyuka yavundurutse ni myinshi kuzimu. Abadayimoni boherejwe ni benshi, umva, bo kwishushanya mu buryo bwo mu rwego rwo hejuru. Dore abo bantu bose ngo bahindutse abakozi b'Imana, ngo bose bahindutse ngo abakozi b'Imana. Mwakagira Imana, ni ugupfa gukorera Imana gusa. Ese buri wese ngo arabyuka akaba umukozi w'Imana? Buri wese arabyuka agahanura, buri wese arabyuka agashumba, buri wese arabyuka akigisha, buri wese arabyuka akinginga? Mama we, buri wese arabyuka agahugura. Ninde akubeshye ko iby'Imana? Ninde akubwiye ko iby'Imana ari akavuyo? Ninde akubwiye? Murarekereje, mutegereje ngo ibyo umuntu avuga kugira ngo mubibyaze umusaruro, ngo murashaka kumenyekana. Ariko mwakagira Imana, nukuri nta munyarwanda cyangwa umurundi cyangwa umunyekongo uvuga ururimi rw'ikinyarwanda wakwifuje ko izina rye rimenyekana, wakwifuje ko izina rye rigaragara, wakwifuje ngo kwamenywa.
yiba mwari muzi ikintu cyitwa kumenywa cyo kigiye gukorera ngo abamenywe, yiba mwari muzi kumenywa, kumenyekana, views, sigese, mwiba mwari muzi icyo bigiye gukora abantu. Umva, tega amatwi nkubwire, wowe ushaka ngo kumenyekana, wowe urimo kurwanira kumenyekana, urwanira ngo kujya hejuru y'abandi kujya hejuru y'abandi, uko ushaka kuzamuka urimo gukora ibishoboka byose kugira ngo abantu ngo ugire popularity. Nibyo popularity, yego popularity. Iyo popularity niza kuniga, iyo popularity niza gukoza isoni ku mugaragaro, plus umenywa na benshi, plus inyuma yawe ngo ukurikirwa na benshi, plus wegera urupfu. Igihe cyose atari Yesu Kristo ukwizamuriye, igihe cyose atari Yesu Kristo ukwimenyekanishije, wowe ushaka views, wowe ushaka popularity, wowe ushaka majority, wowe ushaka abantu benshi ngo wambare neza noneho bose bakurebe ngo bavuze ngo uvuze neza, ngo ariko avuga neza ye, ngo ariko ngo ni ukwiye kutuyobora, ngo ariko buriya ni perezida. Na perezida Imana ishaka ku Banyarwanda, na perezida Imana yigeze ishyiraho, na perezida wigeze mu mugambi w'Imana, na perezida ubamo mu migambi w'Imana, na perezida ubamo, na perezida ubamo mu migambi w'Imana. Nta matora abamo, mu migambi w'Imana hari ubwami, kuko nayo ni umwami w'abami. Wacyumvise icyo? Rero iyo ushatse abantu benshi bakujya inyuma, iyo ushatse ibyo bita ngo demokarasi, iyo ushatse popularity, iyo ushatse majority, icyo gihe uba ubaye anti-Kristo. Kuko Kristo warihagije, Kristo iri kumwe nawe uba uri majoriteri. Niyo mpamvu muri kururira ibibazo, muri kururira intambara, mwebwe mushaka kumenyekana, muri kururira Mana we kumenyekana. Iyaba byari gushoboka, iyo nze gusaba Yesu akanyemerera, ni ukuri akanyemerera, ntashyira ahagaragara gutya, mbese umuhamagaro ukaba uwo kumukorera, nkabana nawe, nkumvikana nawe, akambwira ko anzi ko nzabana nawe nk'ibyambwira. Ariko ikintu cyitwa kumenyekana, maze kumenya ububi bwacyo, nahinze umushyitsi. Malheureusement pour moi ntaho nabihungira, ntaho nshobora kubihungira, ariko kubera ko ari wowe wabishatse, azi uko azabijera. Ndimo ndavugana n'abishyizeho rero, ndimo ndavugana n'abishyizeho, aba bantu bitwa ngo ko bashaka kuyobora u Rwanda, Mana ishobora byose. Aba bantu bitwa ngo ko bashaka kujya ngo aratete yatakataka. Urashaka kujya aratete de quoi? Aratete de qui? Hanyuma wajya aratete les membres bakabandi, amaboko akabandi, amaguru akabandi. La tete dufite kandi wabitsindiye ni Yesu Kristo, niyo mutwe w'itorero, natwe tukaba umubiri we. Ntabwo muba mwumva ko murwanya Imana? Kuki mutareka ngo Imana isoreze imirimo yayo muri mwe? Kuki mubwirwa ntimwumve? Mwafashije hasi byose, mwatuye hasi, mwagarutse bitari byaba nabi. Yemwe namwe muri hanze, mwebwe mw'abanyepolitike mwe, sinzi niba hari abakirwanira imyanya, niba bahari mutega amatwi mwumve. Muravomera mu gitete, muravomera mu gipfumutse, nta n'umwe muri mwe bivuze ku mugaragaro hazagira uzanyomoza umunsi ibyo mvuze hazaba habaye ibinyuranyo. Umunsi Imana yacu iyo nkorera, iyampamagaye, El Shaddai, Elohim, Yehoshua Hamashiach, umunsi azatanga amahoro mu Rwanda hariho perezida ngaho ndi, umunsi Imana nkorera, Yehoshua Hamashiach, umwana w'Imana nzima wanshize wangenje uko meze uko, umunsi Imana izatanga amahoro mu Burundi hariho perezida, nta na rimwe byararangiye. Byararangiye. No, systeme y'ubuperezida yavuyeho,
byavuyeho, murabwirwa ntimwumve, mugakomeza mugahatiriza, muzakatika kubera guforusa, muzakatika kubera guforusa. Tega amatwi aya magambo arakomeye. Ubonye yiba, mwebwe mwese mushaka kuba ba perezida, mwaryamaga hasi mukaboroga, mugatabaza, mukabaza iki Imana bashakaho. Buri wese ngo arashaka kujya hejuru y'abandi. Ute igihe abantu bagiriye hejuru y'abandi, ntago mureba icyo byazaye, ariko musomera iki, mwigiye iki, mubereye wiki, kuki mufite akantu k'ubumenyi gato kandi mukaba mushobora kujya kwituma mukijyanayo, kuki mudasobanukirwa naho ibihe bigeze, kuki mutamenya ibihe, kuki mudasoma ngo musobanukirwe, kuki mutamenya igihe mwagenderewemo wa mugani w'uyu mwana. Nta perezida, nta matora, nta referendum, nta repubulika, no, ibyo byose ni anti Kristo. Dore icyo byakoze, Yesu nawe araje kugira ngo apime, abazaba basigaye, azabereka ukuntu bitandukanye n'ibya repubulika na demokarasi. Rwose nanze repubulika na demokarasi, ndabyanze cyane kuko n'Imana ntabwo bishaka nge nayo, kandi nge nayo turi ba majorite, dufite amajwi menshi cyane udashobora kubara. Ubu rero murimo muraburirwa, aho kugira ngo muburirwe mwumve mukavuga ngo arasakuza, aho kugira ngo iki Imana ibabwiye mu cyumve ngo ni umunyepolitike, aho kugira ngo iki Imana ibabwiye mu cyumve ngo baravangavanga, agafata bimwe akongera agafata ibindi bakabivangavanga. Wowe ufata ibi ukabivangavanga, noneho bikavamo ikintu. Wowe magambo kazi, wowe urashaka kujya hejuru y'abantu guteze kugira ngo bamarire ikisi, ubitumeho nicyo ntago bigishobotse. Ndongeye mbisubiyemo kugira ngo nibiba mwongeye kubona mu gihe kiri imbere cyadusatiriye, Imana itanze amahoro, hariho repubulika, nzaba mpari, nzaba ndeba, muzamwazi. Kandi Imana nitanga amahoro, hariho ubwami yishyiriyeho, nanjye muzanyemerere mpamwazi. Yego fini na repubulika na matora, ako kavuyo kararangiye. Mu migambi y'Imana kashishijwemo umurongo, aho na parle plus. Muraruhira ubusa, muraruhira nyanti. Mwebwe abo ndimo kuvugana namwe, mwumva ko muzayobora, ngo mukayobora, ngo perezida, ngo gashyiraho guverinoma, ngo ministry, gashyiraho inteko, gashyiraho ngo hanyuma ngo utagategura amatora, ngo akabaho abiyamamaza nayo yamamazunga. Reka iherezo. Kubibwirwa, kubyemera, kubimenyera ni ikibazo kubera ibyo twamenyereye. Ariko kandi reka mbabwire, iyi Mana nyiribihe, iyo tuza gusobanukirwa iyo ariyo, iyo muza kumenya Imana nyiribihe iyo ariyo, iyo muza kumenya Imana nyiribihe ko ari nyiribihe nyine, kwitakiri muri 59, kwitakiri muri 72, kwitakiri muri 73, kwitakiri muri 80, kwitakiri muri nagari ikiri iri muri 22, igiye kwinjira muri 23, turinjirana muri 23, dukorana ibiteye ubwoba. Je nayo nigira hino, mwakire Yesu, umwami n'umucunguzi. Kakaryango kabasigariye konyine gusa, kakaryango ngwino ukinjiremo, mera neza. Abantu barishuka, abantu b'abagabo barishuka.
amahoro n'umutekano ni Yesu bitanga. Urumve Rwanda we, uri umenye igihe wagenderewe. Rwanda we, dore umwaka w'imbabazi uragushiranye. Iyo uzakumenya umuhamagaro Uwiteka yagushyizeho, ugakora warumviye abahanuzi. ukageza Iyo uza kumenya umuhamagaro wawe Rwanda, warumviye abahanuzi. ibishimwa mu bihe. None nabicanyi gusa, mwese murabicanyi. Uwiteka yakuvuzeho uzajya n'ububyutse ubw'isi. Abasigara barabujyana. Uzabwiriza amahanga yitegure, kuko Yesu agiye kuza kandi itorero rigomba gukanguka. Ubwiza bwaryo bukaruta ubwa mbere. Urumva se Rwanda uhagaze gushakwa, kuko itorero rigomba gukanguka. Yesu we, Iryawe Rwanda, abantu baribeshya. Rwanda we, Ko abantu barimo kwibeshya ndagira nte? umenye igihe wagenderewe. Abantu baribeshya bagakora utuntu ahubwo bikabatera umwaka kurushaho. Ntabwo Imana yarangije gukora gahunda. Imana yarangije kwitoraniriza abantu bayo. Yego, abantu bazayumvira, batazazana uduti kurutiriganya. Imana yararangije. Ako Mwuka Wera yandagushimiye. Imana yarangije gutoranya. Ntabyo uzi? Genda bizi. Ziko yarangije gutoranya. Habagomba kwihesha icyubahiro. Abatazareba hirya no hino. Abatazaba barangwamo amoko. Abatazaba barangwamo ubucabiranye. Abatazaba bibutse ibyahise. Bajomba mu bisebe. Barimo kongera gukomeretsa inkovu. No! Imana yateguye abantu bayo. Imana yateguye abagabo b'inyangamugayo yikoreye, irimo kwitreningira, irimo gucisha ahantu. Nawe uraryo gatura imibi, ntago yishurirwa, nta kantu na gato, nta jambo ry'Imana, nta n'umurongo. Ntuzi niba Yesu yaravukiye ni Betelehemu. Reka da, byabereye Igorogota, nta nubwo wari wumva babicamo umugani. Nguraho ngugiye ngo kugira ngo aratete. Aratete doki. Ninde kwemerera ko umujya ku mutwe? Ninde? No! Imana yararangije discipline, niba mutari munabizi. Reka mbibira akabanga. Imana yararangije. Imana yarangije gutoranya abami. Imana yarangije gutoranya abatware. Imana yarangije gutoranya buri wese agomba kujya mu mwanya we vuba cyane. Harimo baratozwa bwa nyuma. Wa mugani wa wundi nanjye nzaba mpari. Nzaba mpari disi. Nzaba mpari. Nzaba mpari shenge nanjye ya ngo nguki? Nzaba mpari. Yego. Nzaba mpari. Yego. Ntabwo nzaba mpari mu mwuka gusa. Nzaba mpari wese. Mukomeze uko. Ariko wowe unyumva atekereza neza. Wumve niba ibyo urimo koko hari aho bizakugeza. Reba igihe wahereye. None uvuga uti dore icyo maze kugeraho kiranjyana hano. Ikintu cyose, imbuto yose, igiti cyose kitatewe na data wa twese, cyose kirimo kurandurwa, kigomba kurandurwa. Niba imizi yawe, ibyo urimo byose mu bihe twinjiyemo, mu bihe bya nyiribihe, niba ibyo ukora bidafite imizi muri Yesu Kristo w'i Nazareti, homba. Ndakubwiza ukuri. Niba imizi yawe umva aho tugeze, nibihe bisohoye, nibihe bishya mutazi mutamenyereye, nibihe birimo kumenywa n'abahishurirwa. Ibihe nabo gusa nibo babizi. Nta wundi muri za rezonema ngo analize. Yego ko analize, constate. Ki analize kwa urakorera mu mubiri. Niyo Imana yabakopeza gute? Ntago mwumva, ntago mubona,
Yesaya yahanuye ibyanyu wa mugani. Yahanuye ibyanyu niko Pawulo yavuze ibyanyu ati na Petero. Ngo kubona muzareba ariko muzabibona. Kumva muzumva ariko ntago muzabimenya. Ntago muzabisobanukirwa. Kuko amatwi yanyu ari ibihuri. Amaso yanyu bakaba akanura gusa. Mukaba murimo gushakira mama, mukaba muri mu byakera. Kandi bihe za nyiri bihe byo bigeze ahandi. Bamwe baracyari 59, abandi baracyari 73, abandi baracyari 90, abandi bari 94, abandi bari 2010, abandi bari yego ngo umva Mana yakirimuka, Imana yacu ni nyiri bihe, nta yikiri muri Edeni, nta yikiri kwa Aburahamu, reka nta yikiri kwa Isaka, ntaye wabona kwa Yakobo, reka kwa Dawidi wayisanga yose, irimuka gusa kandi ifite speed. No, iracyari gorogota se niko wibwira. Reka ntayo ntago ikiri Yerusalemu. Wayikurahe Yerusalemu? Ngwiki Imana irihe? Nyiribihe, omnipresent, omniscient, omnipotent. Kwiba hose, kamenya byose, gakora byose. Ubu ngubu ibaheze iba mu mutima wuyemereye ko yinjira. Wuyemereye mufungura imitima yanyu yinjire kugira ngo mubashe kuba bazima, mutekereze neza. Mwo kwitera imisimari mu birenge ngo murakora politiki. Nyokada reka politiki zigiye gukurwaho kandi namwe murabona ko ziri mu nzira zo kuvaho. Nukuri nubwo mwimahoroniza ariko murabizi ko bidashinga. Niyo mpamvu Kristo Yesu ku ngoma. Haleluya. Kristo Yesu ku ngoma niryo shyaka ry'umucyo. Ndakubwiza ukuri niryo rigiye kuyobora byose, niryo rigiye gutunganya byose, kuko umutwe wawe ni umwami w'abami, ntabwo ari perezida, ntabwo ari n'inteko, ntabwo ari guverinoma. No, ntabwo ari guverinoma, ntabwo ari perezida, ntabwo ari amatora, ntabwo ari referendum, ntabwo ari repubulika, ntabwo ari demokarasi. No, hejuru hari umwami w'abami. Yes. Naratangaye, nawe utangare. Kuva Bibiliya yatangira, dore Geneze l'Apocalypse, nta perezida urimo, nta demokarasi ubamo, nta matora abamo. Keretse aho ubufindo hariya bagiye gutoranya Matiyasi ngo asimbure Yuda, niyo ngo bakoze ubufindo. Ntabwo nta matora yabaye, n'ubufindo ngo bwafashe Matiyasi. Ariko mwebwe ntabwo mwibaza icyo kintu, kuba kuba Bibiliya itaragize ivuga repubulika na demokarasi, ngo habaho amatora kugira ngo mubone uko muyiba. Ni ubwami nabwo kandi Imana niyo yashaka kuba umwami yonyine. Umwana w'umuntu avuga ngo no, turashaka abami tureba badusekure batwice atoke ngaho nguwa azaba mari. Birangiye ati nabonye uko ibigenderwa byanyu uko bimeze, arabananiye reka nze noneho nishirireho uwanjye jewe. Nibwo aturanyaga Dawidi umwami selon le cœur de Dieu. Dawidi mwene Yese. Uwo nguwo ni umwami w'abami akomokaho. Ibyo ngibyo ububizi cyangwa uburaho gusa wandika ubusa. Uwo nguwo ni wo umwami w'abami akomokaho mu mubiri. Yego, uwo ni utegeka ijuru n'isi, ni uje kwima mu biyaga bigari, niwe mpagarariye. Uvuga akakanwaka niwe kavuga gusa, niwe gahagarariye, niwe hepfo no haruguru, niwe ungenga, niwe numve, niwe wanshizeho, niwe unyobora, niwe imbere n'inyuma. Uwo niwe nanjye ngira ngo umwakire, umufungurire, akurengere, akuvanemo ibyo bivumvuri biri mu mutwe wawe bidatekereza neza ngo bimenye ibi, agukure ibyo byezi biri ku maso, amatwi yawe y'umwuka yafungure neza, aguha amahoro Yesu ryamusinzira abandi barahagaze, aguha umutima wo kutita kubibaza kuko n'ubundi nta muti wabyo ufite. Mwana w'umuntu we,
twari kubahunga abahunga message yabo bayibonye none ubu ngubu nanone habwiwe abo bantu bashobora kuba bibwira ko bashobora kuba aba perezida ntabyo byaba perezida ntabyo by'abanyamwinshi ibyo byaratakaye kera nimwamiye none murimo murashaka kongera kubitora ntabwo bitoreka muri hehe ngo mwakire uwo mwami w'abami agiye kwishyiraho ubwami bwe ariko ndanezerwa cyane kuko nzaba mburimo kandi mfitemo n'ijambo ubwami bwe buraje kuko ubwami bw'Imana bwegereje itegure umese ibishura byawe kuko tumaze kumera nk'ibisukwa ku gicaniro kuko n'igihe mbona cyasohoye ibihe bizashira abami bakurweho guki ibi kutamenya ibihe kutamenya ibihe biragatsindwa n'Imana uzi kubaho utazi ni uko ibintu bimeze utegereza amakuru gusa icyo ari buvuge yewe atawe ayijuru uzi ijuru kutakongorera uriya ni ukubona bimeze kuriya ahubwo ni uti yewe we uti se ko bariya ntabwo ari bo nkubwiye ndakubwira uko ibintu bimeze wowe wavuganye n'Imana guhunga n'igihe cyawe genda ntawe uri kubona wowe wavuganye n'Imana kuzakurindiraho tuza nta mpamvu y'imizimu kuza kukuzimagiza igutera ubwoba Imana irarinda nubwo izabarindira mu busa yes wowe nawe uri mu tuntu urimo bene data bakundwa hari icyano hari icyorezo amahano ya ibyorezo ya epidémie calamité désastre fléau pandémie sacrilège catastrophe niba abitirirwa izina ry'Imana barimo kubwira abantu ngo nibakore fundraising nibazana amafaranga ngo amafaranga nibamara kuyazana ngo bayarundarunda amamiliyoni ngo bubake katedrali katedrali ya miliyoni 100 yego niba abo bantu bashobora gutinyuka murabona batinyuka kuvuga ngo Yesu agiye kugaruka kuko bavuze ngo Yesu agiye kugaruka mwihane mwiyeze abakristo bakamenya akenge bababaza bati muratubwira kwiyeza Yesu ko agiye kugaruka ngo adutware twaba twubakira iki katedrali mukumva ko ndavugana n'abantu ndabizi ko bigiye kubacumita mu mitima mugatangira gutekereza mugomba gutekereza mpaka niba abanyamadini mwicara imbere mwayura bababwira ngo nimuzane amafaranga buri munsi ngo yo kubaka katedrali ngo nini cyane no katedrali ni ikintu kinini cyane kiruta nka Sainte Famille kiruta cyane bakaba barimo kubahamisha urumva kubaha katedrali ni umushinga long term si byose none se uwo nguwo yabwira abantu ngo Yesu agiye kugaruka no bamubwira bati niba agarutse se mwaretse tukaramya tugahimbaza tukanyurwa n'ibyo dufite two gukora iyi mishinga long term kandi ni time Yesu yazi icyo mugomba kwinjiza ikindi mugomba kwinjiza gikomeye no kwirinda cyane yewe mu Kristo wowe niba uri umwana w'ubugingo hadutse abantu bagenda kwa Satani sinzi ibintu abakora sinzi ibintu basinya akabaha amafaranga yo kugenda banyanyagiza mu bakozi b'Imana kugira ngo nabo bagire connection kugira ngo nabo baba bayoboke ba Satani ibyo bintu mu Rwanda bireze sari n'ahandi biri nyamuneka umuntu ugendagenda yita umukozi w'Imana ava hanga akajya ahandi agatanga amafaranga of course barayemera muri envelope bagatanga amasaha bagatanga amafaranga ngo cyane yewe we umva menya ngo kuki utibaza aho ayo mafaranga avuye kuki utibaza impamvu yaguha kuki utibaza impamvu agenda ahantu hose bakaba baharangije bagenda bahazenguruka
iyo connection ya satani rero, iyo connection ya satani iyo ni nk'iyindi abo ndimo kuvugana nabo n'abana b'ubugingo rega batari abafana. Gahunda zihari, umuntu akababwira ngo kuwa gatandatu ngo niho Imana ikiza, kuwa gatatu niho Imana ivuga, kuwa kane niho Imana igenda, kuwa kabiri niho Imana iryama, kuwa mbere niho ibyuka, kuwa gatanu niho ikorora. Imana ni nyiribihe, nta wigenera ibihe, niyo ugenera umuntu ibihe. Mwumvise neza, muve mu rujijo. Umwanzi nawe arashaka ibintu bikurura benshi bibajyana gehinomu, kandi bigaragara nkaho bisize, nkaho bimeze neza. Ako nako ndabakababwiye mukamenye. Mwigire hino, mwakira Yesu umwami n'umucunguzi, dusenge. Tuzabona mu gutaha mu mpera z'umwaka. Ndumva tugomba kuganira kugira ngo turebe ya Imana tubwira cy'umwaka ushize n'icyo utahaye baba we. Mwigire hino, mwigire hino, mwigire hino, mwigire hino, mwigire hino we, mwigire hino. Tararenga amazi atararenga inkombe wimburigwe kuba buri uminagira ese aho ntiwijuse ukwibagirwa kw'amahoro n'ubumuga bitangwa na Yesu uwo wateye umugongo. Amahoro n'umutekano ni Yesu bitanga. Urumve Rwanda we, ukuri umenye igihe wagenderewe. Rwanda we, dore umwaka w'imbabazi uragushiranye. Iyo uzakumenya umuhamagaro Uwiteka yagushyizeho, ugakura ibishimwa mu bigawa, ukagirwa akanwa k'Uwiteka. Ya muze mwakire Yesu umwami n'umucunguzi, muti mwami Imana, numvise ijambo ryawe ndatsinzwe. Nakiriye umwami Yesu mu bugingo bwanjye, ndamwizeye ngo ambere umwami, umukiza n'umucunguzi. Haleluya. Mbabarira ibyaha byanjye byose mwami, ndabizinutswe, amaraso yawe nanyeze mwami Yesu. Ibyaha byose nakoze, ibyo nibuka n'ibyo ntibuka, ubimbabarire sinzabyongera. Nyandukura mu gitabo cy'urupfu, unyandike mu gitabo cy'ubugingo. Nyandika mu gitabo cy'ubugingo mwami. Mpindutse umwana wawe rero aka kanya. Mwuka wera ndakwakiriye ngo unyobore, umfashe kugira ngo ntunganye neza icyo naremewe, icyo nazaniwe mu isi, uzamfashe kugisohoza mu mbaraga zawe. Urakoze data kumpaye agakiza ku buntu, mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo, amen amen. Data, mu izina rya Yesu Kristo ndakwereka abangaba bakijijwe, abangaba Mwuka wera n'abawubarere. Dore ibirura biri hanze kugira ngo bibasame, bibabwire ngo nababiha amafaranga. Dore ndabagushinze, ndabaguhaye, ni ukuri hamwe n'abandi bose. Ni wowe murezi dufite, ni wowe utayobya. Natwe twese kandi tukishyize mu maboko, twese n'abacu n'ibyacu. Komeza ubane natwe, komeza duhishurire iby'ibihe Mwuka wera w'Imana. Ndakubashye cyane kuko uri umukozi w'umuhanga. Uzi byose nyine, ukaba hose, ukamenya byose, ukakora byose. Uri imbere n'inyuma, hirya no hino. Urabanza ukanaheruka, nta n'umwe kujya imbere, nta n'umwe gutekerereza. Icyubahiro rero cyose kiraharirwa nyiracyo, umwana w'intama w'Imana wabambwe agapfa akazuka. Icyubahiro ni iki? Izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Amen amen. Turindire mu buntu bwawe mwami, turindire mu buntu bwawe. Abahishuwe twongeye kujya imbere, abo ngabo turi mu mugambi, abo washyizeho ikimenyetso cyo gukoreshwa muri ibi bihe, ibitarigeze bikoreshwa abandi. Nuko wadutoranije, nuko turi, ntabwo ari ibyo twigira. Ni umugambi wawe wowe usohora, ntabwo twabizira, ahubwo tugomba kubinezererwa cyane. Ndagushimiye ku bwabo ngabo bahagaze neza, ku bwabo ngabo bibwira nk'uko wibwira.
ku bwabo ngabo bategereje gusingira icyo wabasezeranije cyo kubona icyubahiro cyawe kigaragarira isi yose ko ari wowe mwami w'abami, umutwaro utwara abatwara. Urakoze kandi nanjye nongeye kukunezererwa n'ukuri. Nanone makamba menshi nongeye kuyakwambika kuko urayakwiye menshi asange yandi y'umurundi ufite byose bibi byawe kuko n'ubundi ni ibyawe. Izina ry'umucunguzi wanjye Yesu Kristo umwana w'Imana. Haleluya, haleluya. Bene data bakundwa, abumva bashaka ko twafatanya kuko akazi kabaye kenshi mu bahishuwe, abajumva bashaka kuba bahishuwe bagafata inyigisho zihuta cyane, akazi katubanye kenshi, bafite impano zitandukanye. Bene data turabakiriye mwese muce kuri iyo nimero iri aho ngaho kuri YouTube aho ngaho munsi, kugira ngo mutubwire uko mubyumva n'ikimana yababwiye. Yesu aduhana umugisha. Haleluya. Yesu aduhana umugisha. Nawe ubutaha vuba mbere y'uko umwaka ushira turi kumwe kugira ngo dukore ibintu bikomeye. Yesu agiye kuza kandi itorero rigomba gukanguka, ubwiza bwaryo bukarutuga mbere, urumva se Rwanda ubagaza gushakwa, kuko itorero rigomba gukangurwa n'ijwi ryawe Rwanda. Urumve Rwanda we, n'ukuri umenye igihe wagenderewe Rwanda we, dore umwaka w'imbabazi uragushiranye, iyo uzakumenya umuhamagaro Uwiteka yagushizeho, ugakura ibishimwa mu bigawa ukagirwa akamaro. Yesu ashimwe, Yesu ahabwe icyubahiro, umugisha mwinshi kuri abo ngabo bawukwiye. Haleluya. Nawe ubutaha vuba cyane. Rwanda nkunda nyamvuge ritararenga, amazi atararenga inkombe wimburigwe, ko waburiye uminagira ese aho ntiwijuse ukibagirwa, ko amahoro n'ubumuga bitangwa na Yesu uwo wateye umugongo. Amahoro n'umutekano ni Yesu bitanga.